ndashaka kugira ngo twinjire muri no topic turebe ngo ni ibiki abantu baha agaciro mu by'ukuri bidakwiye agaciro. Hari ibintu tugenda tubona kuri no soko ry'imburamumaro rya YouTube, yego ukabona ibintu byo gusebanya, amatiku, guharabikana, ubusambanyi, ibiganiro by'ubuhehesi, ibindi bintu bigiye bitandukanye, hapfuye umuntu, impanuka yabaye, ibintu bigiye bitandukanye. Ibyo bintu mu by'ukuri abantu barabishidukira, barabishamadukira, mu by'ukuri bikabatwarira umwanya, bikabatwarira igihe. Kubera iki? Babihaye agaciro, babihaye umwanya. Nyamara hajyaho ijambo ry'Imana rifasha abantu, ubuhamya bufasha abantu uko umuntu yakiteza imbere kugira ngo ubashe kugira iterambere mu rugo iwawe, utazajya kwiba cyangwa ngo ugire ikintu runaka ukora kubwo kuba uri umukene. Buri ubukene, reka nkubwire, uramutse ufite zahabu, urugero uramutse ufite zahabu muri no nzu yawe, ndagira ngo nkubwire ko wararupfuye abantu babimenye. Ntabwo naho wabicikira. Icyambere, abantu bahita baza kugutera iwawe, kandi abaza ntago baza ari ab'imihini n'uduhoro. Hashobora kuza n'abafite n'imbunda, kandi uzi no kuntu ibisambo mu Rwanda bifite imbunda ntibikunda kuboneka, ariko n'inshuti zaguheraho. N'inshuti zaguheraho kubera ko ufite iki? Zahabu. Ufite ubutunzi budasanzwe. Ikindi gitangaje kuri zahabu, uramutse ufite zahabu ukabwira umuntu ngo mwana nshakira ahantu ngurisha ino zahabu yanjye, mfite zahabu mu rugo, ukamubwira nyine ngagushakire, mbere yuko akuzanira umuntu yigura, yabanza akakwica, akaza akayitwarira. Wumva ukuntu zahabu ari mbi. Kandi uramutse unayifite mu nzu, wari uzi ko utanaryama ngo usinzire nubwo nta muntu waba ubizi ko uyifite, kubera ubutunzi, kubera ko ari ubutunzi bugize gute, bukomeye cyane. Iyi zahabu wari uzi ko unayifite no muri banki baguhinguzanya, ariko sibyo ko uyifite wenda mu Rwanda hakora procedure yo kumenya ngo wayikuye he, kuko umutungo wese uri mu butaka wari u Rwanda, wari uwa leta. Nabyo byaba ikibazo gute umuntu nkawe agira zahabu, umuntu w'agaciro gake nkawe, umuntu udafite amafaranga ufite amafaranga nkayo ufite agira zahabu gute? Kuko ni ikintu cy'agaciro kitagirwa n'umuntu wari we wese. Yesu rero afata icyo abantu bafata uko batekereza uko gifite agaciro uko, akigereranya n'ubwami bw'Imana. None dushobora guhita twibaza ngo ese abantu uko bafata ubwami bw'Imana ni kuri urwo rwego? Uko baha agaciro ubwami bw'Imana, abantu baha agaciro ubugingo buhoraho kuri urwo rwego? Igisubizo ni uko la majorite benshi bajya ngo gusenga, ngo Mana ngo uricaye mu ijuru, ngo nta soni ufite, ngo n'ibintu biri kumbaho, bagasa nkaho bafata Imana nkaho ari mugenzi wabo. Ndagira ngo mbwira abantu badukurikiye yuko iyi Mana abantu dutinyuka tukabwira ibyo dushaka, n'abamarayika ntibari batinyuka no kwireba mu maso. Ubundi iyo uganira n'umuntu, umuntu ukomeye, ntago byemewe kumureba mu maso. Muvugisha wibombaritse ureba hasi usa nkaho wubitse umutwe, mu rwego rwo kumwubaha. Abagande bo baranapfukama ku birenge bakunama. Imana nayo niko imeze. Abamarayika mu ijuru biratubwira ngo bahora bikubita hasi bavuga ngo urera, bajya kuzamuka bakabona irera cyane, noneho kureba mu maso ntibikunde. Uko umuntu atabasha kureba mu zuba kubera umucyo w'izuba utwika, Imana itwika kurenza uyu mucyo. Ibyo rero biha igitinyiro gikomeye ku rwego n'umumarayika atayireba mu maso kubera uburyo itinyitse, nateye ubwoba. Yes, reka tubasuhuze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, tuvuga ngo amahoro y'Imana nakomeze kuba muri mwebwe aho muherereye hose mu bice byose bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi. Ndizera yuko muri amahoro, natwe turi amahoro, turashima Imana n'ukuri rwose hano kuri Zaburi nkunda turi amahoro. Reka tukubwire ngo wakoze subscribe, uri umuntu w'agaciro kandi gakomeye cyane. Ariko kandi wowe ujye unandika comment ndetse ukanadusharingira ibiganiro byacu, ni iby'agaciro, nugize umugisha wo kongera kuba twakubona, tuguhaye ikaze.
murakoze kuma ikaze. Nanjye ndabakunda cyane, nkunda abantu bakunda ijambo ry'Imana kubera ko n'umutsima udutera imbaraga, kubera ko niba umubiri ukenera ibyo kurya uyu munsi n'ubugingo nabwo buba bukeneye ibyo kurya ndetse bukenera n'amazi yo kunywa. Rero abantu nk'abo bakunda ijambo ntago wakanga ijambo ngo uvuge kukunda Imana, kubera yuko ijambo niwe n'ubundi Imana ni nayo wahindutse umuntu. Rero twishimiye ikaze muduhaye. Yego. Muri ako kanya rero uri umuntu w'Imana, reka kugira ngo Imana ibane natwe, kuko ibyo tugiye kuganiraho ni iby'Imana cyangwa se n'iby'iyobokamana cyangwa se nibyo kugira ngo twamamaze Uwiteka, tuvuge imirimo ye no gukomera kwe, cyangwa se twinjire mu bintu by'Imana. Bisaba kugira ngo tuguhe umwanya usenge Imana, asigaye ubundi Imana itangire kino kiganiro neza tugisoze. Mana data wa twese Nyiringabo, turagushimiye muri kano kanya. Ni umugisha ukomeye cyane kuba tugira ubuntu bwo kuboneka kuri Zaburi nkunda, kubera yuko ni amahirwe duhawe kugira ngo tugaragaze imbaraga zawe, gukomera kwawe, kwera kwawe. Izina ryawe rero ryubahwe muri kano kanya. Duciye bugufi Uwiteka Nyiringabo Imana, ducishijwe bugufi imbere yawe kugira ngo ntaba ari twe tugaragara, ahubwo izina ryawe ari ryo rigaragara. Ntihagaragare twebwe, kuko twebwe ntacyo turi cyo, ahubwo n'ibyo dukora, ibyo twavuga n'ibyo twakora bikomeye tuba twashobojwe n'imbaraga zawe. Niyo mpamvu muri kano kanya tuguhamagaye ngo abe ari wowe uyoborera ikiganiro. Nimbumbura akanwa ngiye kuvuga mere nk'igikoresho cyawe, kugira ngo abe ari wowe wivugira, kuko ari wowe uzi ibikwiriye abantu, ibyo bakeneye n'ibyabafasha. Imbaraga zose z'umwijima turaziheje hano hantu. Amajwi yose atavuga Imana turacecekesheje, kugira ngo ijwi ry'Imana, ijwi ry'Umwuka Wera aba ari ryo riganza, kandi ibyo ushaka kubwira ubwoko bwawe aba ari byo uvuga ubinyuzemo nkanjye nk'ikibumbano cyawe, kugira ngo ubushake bw'Imana aba ari bwo bukora. Urakoze ko ugiye kubana natwe, ubwenge bw'Imana aba ari bwo kuri njye, kandi umwuka w'ubuhanga aze ku buzima bwanjye, kugira ngo mbashe gusobanuka, mbashe no gusobanurira abadukurikiye, kugira ngo bamenye ukuri, niba kumenya ari we ko kuzaba batura. Urakoze kuri Imana yumva gusenga mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Tuguhaye umwanya byumbaza wenda, kuko ndatekereza ko ibyo tugiye kuganira hari igihe ushobora kumbaza, ariko nguhaye umwanya kugira ngo winjire mu kiganiro cyacu. Urakoze kuduha umwanya, kubera ko hari ikintu nshaka kugira ngo tuvugeho, ikintu gikomeye cyane, kuko hari ibintu abantu baha agaciro mu by'ukuri atari byo guha agaciro. Hari n'ibintu abantu badaha agaciro, kandi ibyo bintu ari byo byari bikwiye guhabwa agaciro. Bibiliya ibivuga neza. Bibiliya iravuga ngo ibigaragara ni iby'igihe gitoya. Kubera iki? Ibi bintu tubona bigaragara, aya mazu, amasambu, amamodoka, n'abantu muri rusange turirwa tubona bikatisa imbere bakaraga ikibuno bagira bati ibi ngibi bizashira, bizahinduka umuyonga, uyu mubiri twambaye nawe uzabora ubwawo uza n'inyo. N'ibi ngibi tubona bifatika nabyo bishire. Bivuze ngo ntabwo ibi bintu ari iby'agaciro cyane, kuko ntibihoraho, bizashira. Ariko kandi hari n'ibindi bintu abantu badaha agaciro, kandi ibyo bintu ari byo bari bakwiye guha agaciro, kuko byo bihoraho. Urugero, wirebye abantu mu isi usanga bubaha abami bo mu isi, abaperezida bo mu isi, hakaba hari amagambo batababwira, hakaba hari n'ibintu batatinyuka gukorera mu maso yabo, kubera yuko batinyitse kandi banabubaha. Ibyo ngibyo simbibabujije mu bikore, ariko abo ngabo ingoma zabo zirarangira, icyubahiro cyabo gishiraho, n'amazina yabo aribagirana. Ariko hari undi mwami wahozeho, uriho, kandi uzahoraho, ariko batinyuka gukora ibiteye isoni imbere y'amaso y'uwo mwami, bagatinyuka gukora ibintu mbese ibintu bakatinyuka no kuvuga igihe bagiye kuganira nawe ibyo batakakwiriye kuvuga, bagasa nk'aho bamumenyereye. Uzumva abantu
bajya ngo gusenga ngo mana ngo uricaye mu ijuru ngo nta soni ufite ngo n'ibintu biri kumbaho bagasa nkaho bafata Imana nkaho ari mugenzi wabo. Ndagira ngo mbwire abantu badukurikiye yuko iyi Mana abantu dutinyuka tukabwira ibyo dushaka n'abamarayika ntibari batinyuka no kwireba mu maso. Ubundi iyo uganira n'umuntu umuntu ukomeye ntago byemewe kumureba mu maso. Muvugisha wibombaritse ureba hasi usa nkaho wubitse umutwe mu rwego rwo kumwubaha. Abagande bo baranapfukama ku birenge bakunama. Imana nayo niko imeze. Abamarayika mu ijuru biratubwira ngo bahora bikubita hasi bavuga ngo urera, bajya kuzamuka bakabona irera cyane, noneho kureba mu maso ntibikunde. Uko umuntu atabasha kureba mu zuba kubera umucyo w'izuba utwika, Imana itwika kurenza uyu mucyo. Ibyo rero biha igitinyiro gikomeye ku rwego n'umumarayika atayireba mu maso kubera uburyo itinyitse. Nateye ubwoba. Urugero rugaragaza ko Imana itinyitse nuko bidashoboka ko umuntu yayibona mu maso afite uyu mubiri ngo ayibone mu maso. Niko yabwiye Mose. Yaramubwiye ngo umuntu mbonye mu maso ahita apfa, ntiyongera kubaho. Mose yaravuze ngo ndashaka kubona, ndashaka kunyereka, ndashaka kunyereka mu maso hawe. Ariko Imana iramubwira ngo uramutse umbonye wahita upfa. Ariko hari uburyo ndi bukwiyereke, uhagarare ku rutare. Urutare ruvuga Kristo. Noneho nuruhagararaho ndaza kugucaho ngo utwikirize ikiganza cyanjye ubundi umbone. Nyine ubone ndi kurenga, ubone mu mugongo. Urumva bivuze ko ntago abantu bashobora kubona Imana, bashobora kubona ubwiza bw'Imana, bashobora gushikira ubwiza bw'Imana bidaciye mu mwana wayo Yesu Kristo. Kuko niwe shusho y'Imana itagaragara. Niwe kwera kwayo, niwe bwenge bw'Imana, niwe kurabagirana kwayo, ni nawe kuboko kw'Imana kw'iburyo, niwe mbaraga zayo. Iyi Imana ishatse gukora ikintu mu isi ikoresha ijambo, kandi ijambo ni Yesu. Bivuze ko Yesu niwe kuboko kw'Imana kw'iburyo. Noneho nibaza abantu batamwemera, abantu batamwizera, ibyabo bizakoreka gute? Imana yaravuze ngo habeho umucyo ubaho. Ubwo Imana ikoresheje ijambo. Ubwo uremye umucyo ni iki? Ni ijambo. Kandi uwo jambo ninde? Ni Yesu. Niko Bibiliya ivuze, igize gute? Ivuga. Ikongera ikavuga ngo mu byaremwe byose nta kitararemwe nawe. Ikongera ikavuga ngo nta muntu uzagera rero kwa data ntamujyanye. Ikongera ikavuga ngo niba mushaka no kumenya ukuri ni njyewe kuri. Niba mushaka no kumenya inzira bajyana mu ijuru ni nanjye nzira. Niba mushaka kumenya ubuzima bw'iteka cyangwa se ubugingo buhoraho abantu birirwa bashakisha mu madini, Abahindu ngo barashaka kujya mu ijuru, Abasilamu ngo bafite ijuru ryitwa Firdausi, abantu runaka bafite amajuru agiye atandukanye. Hari n'abavuga ngo ijuru ni riri hano ku isi, ngo nuba ufite agafuka k'umuceri ukaba wariye wahaze, ufite akazi kaguhemba neza, ngo tayarijwe n'iryo juru. Mbese ugasanga abantu bihimbiye ijuru kubwo kutamenya. Birava ngo ubwo batamenya gukiranuka kw'Imana ngo bagerageje kwihangira ukwabo gukiranuka. Biremera ikintu bita ibicocero. Hari igihe umuntu atabazi uko bakiranuka ariko akihangira indi mikirizwe kundi gukiranuka kundi. Rero ndashaka kugira ngo twinjire muri no topic. Turebe ngo ni ibiki abantu baha agaciro mu by'ukuri bidakwiye agaciro. Hari ibintu tugenda tubona kuri rino soko ry'imburamumaro rya YouTube. Yego. Ukabona ibintu byo gusebanya, amatiku, guharabikana, ubusambanyi, ibiganiro by'ubuhehesi, ibindi bintu bigiye bitandukanye, hapfuye umuntu, impanuka yabaye, ibintu bigiye bitandukanye. Ibyo bintu mu by'ukuri abantu barabishidukira, barabishamadukira. Mu by'ukuri bikabatwarira umwanya, bikabatwarira igihe. Kubera iki? Babihaye agaciro, babihaye umwanya. Nyamara hajyaho ijambo ry'Imana rifasha abantu, ubuhamya bufasha abantu, uko umuntu yakiteza imbere kugira ngo ubashe kugira iterambere mu rugo iwawe, utazajya kwiba cyangwa ngo ugire ikintu runaka ukora kubwo kuba uri umukene. Buri ubukene ni bubi. Ubukene bushobora gutuma wari umukristo abivamo. Yego. Ubukene bushobora gutuma wari umuvugabutumwa ahindura ubutumwa akazana ubundi butumwa butandukanye n'ubwo yahawe mbere.
ubukene bushobora gutuma uwari pasiteri akina komedi twarabibonye mu mwanya wo gushimisha Imana akajya gushimisha abantu ngo bamwihere amafaranga kugira ngo baseke, nibamara guseka bakanda akanyenyeri. Ubukene ni bubi rero. Mu gihe ubukene ari bubi, naho nibareba YouTube zishobora kuba zatuma biteza imbere kugira ngo batazahura n'ubukene, mu gihe ubwo bukene bukaba bwatuma batuka Imana. Hari umuntu mwavuze ngo abakene ngo biragoye nk'uko abakire kujya mu ijuru bigoye, ngo ni nako n'umukene bigoranye kugira ngo nawe azajye mu ijuru. Niyo agiye gusenga ntashobora gusengera umurimo w'Imana, aba yirebaho, Mana umiki ume niki ume nibi ume n'abana banjye ibi ume nibi, kandi ayo masengesho nayo kwikunda Imana ntishobora kuyumva. Bibiliya iravuga ngo umuntu nashaka kunkurikira ngo Yesu yavuze ngo abanze yiyange. None Dayeli n'isengesho ubwaryo ririmo aragaragaza ko wikunze abandi nuri kugira gute kubasengera. Rero ubukene bushobora no gutuma unabwiriza inyigisho zituma abantu bagukunda, kugira ngo nibagukunda nabo baguherekeze neza. Noneho baguha amafaranga bakwiteho bigende neza. Urabizi hari abantu babwiriza bakamwita bamuha imodoka. Hari umuntu umwe nzi yarabwiriza bahita bamwohereza imodoka miliyoni 20 zingahe. Igitangaje nuko ni anabwiriza yari yanyweye yasinze, ariko bitagaragara kuri kamera. Ariko abahanga banywa ibinzoga akikureba ku maso abona ko wanyweye urumogi cyangwa wanyweye intore cyangwa wanyweye n'inzoga, akabibona akabitandukanya. Bavuga abasinzi bagenzi babo nibo babimenya, ariko yarabwirije umuntu ahita amuhereza imodoka. Kubera iki? Yavuze ibintu ashaka akunze. Hari ibintu rero abantu bakunze guha agaciro mu by'ukuri bidafite agaciro. Mu by'ukuri mu isi turebe ibintu bifite agaciro. Zahabu nifite agaciro. Zahabu ifite agaciro, ndetse hari umubare mwinshi w'abantu barenga amamiliyoni n'amamiliyoni bashobora no kurinda bapfa batari banayibona cyangwa bayikoresheho ibiganza byabo. Biragoye. Uzi impamvu? Ni ukubera ko kuyibona biragoye, kuko ntago zahabu iri ahantu umuntu wese ashobora kuyibona. Zahabu iri ahantu hihishe, kandi kugira ngo uyigereho bigusaba imbaraga zikomeye cyane. Si umuntu wese wapfa gucukura ngo agere kuri zahabu. Si umuntu wese wanazicuruza nk'uko wacuruza amakara, ugacuruza ibishyimbo n'ibiki byose, cyangwa ugacuruza imodoka. Si umuntu wese wabicuruza, kuko niba umuntu ageze ku rwego abona zahabu, akagera ku rwego noneho iyo zahabu anayigurisha, akaba umucuruzi umunyabusinessman ugurisha zahabu, aba ari ku rundi rwego, aba akomeye mu yandi magambo. Rero iyi zahabu ndashaka kugira ngo turebe Yesu mu migani yaciye, mu byigisho yagiye atambutse, yigeze kuba yafata ubwami bw'Imana abugereranya na zahabu. Iyo dusomye icyanditswe muri Matayo ibice 13:44 kugera kuri 46, Yesu yaravuze ngo ubwami bwo mu ijuru bugereranwa n'izahabu zahishwe mu murima, umuntu azigwaho arazitwikira aragenda, umunezero umutera kugura ibyo yari yatunze byose ngo abone kugura uwo murima. Kandi ubwami bwo mu ijuru bugereranwa n'umutunzi ushaka imarigarita nziza, abonye imarigarita imwe y'igiciro cyinshi aragenda agura ibyo yari atunze byose ngo abone uko kuyigura. Yesu kugira ngo afate ubwami bw'Imana bugereranye n'izahabu, yashatse kuvuga ururimi abantu bo mu isi bashobora kuba bumva. Yashatse kugaragaza agaciro ubwami bw'Imana bufite n'urwego kariho, bitandukanye n'agaciro ab'isi cyangwa abantu bari mu isi bahereza ubwami bw'Imana. Kugira ngo abantu babyumve neza, yerekana ko bugereranwa n'izahabu. Ya zahabu twavugaga kubona bigoye. Reka nkubwire, uramutse ufite zahabu, urugero uramutse ufite zahabu muri nzu yawe, ndagira ngo nkubwire ko wararupfuye abantu babimenye. Ntabwo naho wabicikira. Icyambere, abantu bahita baza kugutera iwawe, kandi abaza ntago baza ari ab'imihini n'uduhoro. Hashobora kuza n'abafite n'imbunda, kandi uzi no kuntu ibisambo mu Rwanda bifite imbunda ntibikunda kuboneka. Ariko n'inshuti zaguheraho. N'inshuti zaguheraho kubera ko ufite iki? Zahabu. Ufite ubutunzi budasanzwe. Ikindi
gitangaje kuri zahabu. Uramutse ufite zahabu ukabwira umuntu ngo mwana nshakira ahantu ngurisha ino zahabu yanjye, mfite zahabu mu rugo, ukamubwira nyine ngo agushakire, mbere yuko akuzanira umuntu uyigura yabanza akakwica akaza akayitwarira. Wumva ukuntu zahabu ari mbi. Kandi uramutse unayifite mu nzu, wari uzi ko utanaryama ngo usinzire nubwo nta muntu waba ubizi ko uyifite, kubera ubutunzi, kubera ko ari ubutunzi bugize gute bukomeye cyane. Iyi zahabu wari uzi ko unayifite no muri banki baguha inguzanyo, ariko sibyo ko uyifite wenda mu Rwanda hakora procedure yo kumenya ngo wayikuye he, kuko umutungo wese uri mu butaka wari uw'u Rwanda wari uwa leta. Nabyo byaba ikibazo gute umuntu nkawe agira zahabu, umuntu w'agaciro gake nkawe, umuntu udafite amafaranga ufite amafaranga nkayo ufite agira zahabu gute? Kuko ni ikintu cy'agaciro kitagirwa n'umuntu wari we wese. Yesu rero afata icyo abantu bafata uko batekereza uko gifite agaciro uko akigereranya n'ubwami bw'Imana. None dushobora guhita twibaza ngo ese abantu uko bafata ubwami bw'Imana ni kuri urwo rwego? Uko baha agaciro ubwami bw'Imana, abantu baha agaciro ubugingo buhoraho kuri urwo rwego? Igisubizo ni uko la majorite abenshi bafata ubugingo buhoraho nk'ikintu giciriritse ku rwego amafaranga imbere yabo aruta ubugingo buhoraho. Urugero, hari abantu benshi dufite mu Rwanda no ku isi bafata umwanzuro bakavuga ati njyewe ngiye kugurisha ubugingo bwanjye nanjye mbona amafaranga. Biravuga ngo byakumarira iki kuguha iby'isi byose ariko ukabura ubugingo buhoraho? Iri jambo Satani yaribwiye Yesu mu butayu, aravuga ngo nupfuka mukandami ndaguha buriya butunzi bwose, ndaguha buriya bwami bwose nurangiza ubuyobore. Yesu yahawe isi kugira ngo aramye Satani. Satani buriya navuga ko ari nk'ubwenge buke n'ubundi ubwami n'ubundi. Yesu yari afite ubutware kuri Satani, kuko iyo aba adafite ubutware ntiyari kujya kumwambura imfunguzo. Iyo umuntu akwambuye imfunguzo za biro yawe akakugira inzererezi, nta butware burenze ubwo. Ubundi Satani arazerera, abantu bajijuke. Satani ni inzererezi, abyumva hari ntago ni inzererezi. Kubera iki? Yari afite imfunguzo rw'urupfu, yari afite urufunguzo rw'ubutware, yari afite ubutware ku kiremwa muntu. Icyo kintu kucyumva? Rero Yesu aza kumwambura ubwo butware. Hari umuntu wakwambura ubutware atakurusha imbaraga? Niyo abantu bavuga ngo Satani yarwanye na Yesu, ntibishoboka. Ubundi arwahangana abantu benda kunganya imbaraga, arwana nawe ariko ati uretse kumwara akavuga ati nguteze ikindi gihe. Akimara gupfa ku musaraba bamuteye icumu bakabona yarangije gupfa, burya operation niyo nibwo yari itangiye. Operation yo kugenda kubohoza abera Satani yaboheye mu gituro, operation yo kugenda gufata imfunguzo z'urupfu. Ubundi umuntu yarapfaga, Satani agahita afata ubugingo bakabufungira ahantu, nta yandi mahitamo, n'Imana itakoraho. Kubera iki? Umuntu niwe wagurishije ubugingo bwe. Rero niba yaragurishije ubugingo bwe umuntu, hari hakenewe ikiguzi kiza gufata bwa bugingo bwaguzwe. Imana yatanze ikiguzi kugira ngo twebwe tuve mu maboko ya Satani, kandi icyo kiguzi kiba umwana wayo. Bibiri ivuga iki? Biravuga ngo kubita umungeri ubundi intama zisandare. Ibyo umuntu yari gukubitwa byose, imivumo yari kuvumwa yose, imibabaro umuntu yagombaga kugira kubera ko yakoze icyaha, Yesu niwe wambaye uwo mwambaro w'umubabaro. Yesaya yarabyanditse aravuga ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, ngo abantu batekereje ko yakubiswe n'Imana, ngo nyamara igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, ngo imibyimba ye ngo niyo yadukirishije. Ngo yarakubiswe. Bibiliya iravuga ngo Yesu ngo ntiyari mwiza ngo ku buryo umuntu wese yamureba ngo amukunde. Abantu rero barwanira kugira ngo bagire ubwiza bwa hano inyuma, ukabona baritukuje. Mana yanjye we, niba badukurikira bitukuje bihangane. Ariko Paul yaravuze ngo mureke kwirimbisha muboha imisatsi, mwitukuza, mwisiga amafondote n'ibiki byose n'ibitindagasani, ahubwo ngo umurimbo wanyu ngo ube uwe ku mutima. Urebe ukuntu abantu bita ku murimbo w'inyuma,
barangiza uw'imbere bakanga kuwitaho. Ariko twatangiye tuvuga ko abantu ibyo baha agaciro si by'Imana iha agaciro. Uko abantu baha agaciro kwambara neza hano inyuma, bari bakwiye guha agaciro kwambika ubugingo. Kuko Paul yaranditse aravuga ngo niba umubiri ufite imyambaro, ngo n'umwuka n'ubugingo nabwo bufite imyambaro. Aravuga ngo nimugahurwaho imibiri yanyu ikora ibyo ishaka, ngo ahubwo ngo mwambare Kristo nk'umwambaro. Dukwiye kwambara Yesu nk'umwambaro, tukambara Kristo nk'umwambaro, ariwo mwambaro wo gukiranuka. Kandi uyu mwambaro wo gukiranuka ni umwambaro wera utariho n'ikizinga na gito. Kandi uyu mwambaro wo gukiranuka ni umwambaro abakristo bagomba kuba bambaye binjira mu bukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Ugira ngo ubukwe se umuntu azajya, wari wabona se agatimba k'umukara? Wari wabona agatimba k'umutuku? Kubera iki se? Ubukwe kugira ngo ubujye muri umugeni ugomba kuba wambaye agatimba k'umweru. None abantu bashaka kuzajya mu bukwe bambaye agatimba ariko kariho n'ibizinga. Abantu bashaka kuzajya mu bukwe bambaye agatimba ariko k'umukara. None si ufite imirimo mibi utekereza ko ikanzu wambaye n'agatimba wambaye gasa gute? Ese iyo ushaka kujya ujye mu bukwe uzajye mu ijuru ukaba ukukeza abami babiri, ntushyushye ntunakonje, urakazu yase. Rimwe wambara agatimba k'umweru ubundi ukambara k'umukara cyangwa k'umutuku, utekereza ko iryo juru ari iryo kwande? Uzavugiye muri iryo ku Kamonyi ni irya hehe? Noneho bishaka kuvuga iki? Bibiliya itweretse ko Yesu yaciye umugani agaragaza ko ubwami bw'Imana bugereranywa n'umuntu wabonye zahabu yahishwe mu murima. Amaze kubona iyo zahabu ihishwe mu murima, bivuze ko ubwami bw'Imana si buri muntu wese wabureba ngo ahishurirwe ibyabwo. Si buri muntu wese wabureba ngo amenye agaciro kabwo, kubera yuko iyo zahabu iri mu butaka n'ubwami bw'Imana aho buri. Bibiliya ntizitangwa mu magereza, ziratangwa ahantu hose, mu mashuri zaratangwaga, ariko ni bangahe basoma Bibiliya bagahishurirwa ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo? Ni bake. Kubera iki? Zahabu ntago nyine umuntu wese ayireba ngo ahita ayibona. Ibiri mu butaka, ibihishwe. Ndabwira rero abantu badaha agaciro ubwami bw'Imana, badaha agaciro ubugingo buhoraho, bamenye neza ko hari ababonye iyo zahabu ariyo ubwo bwami bw'Imana, bakemera kujya kugurisha ibyo bafite byose kugira ngo babone iyo zahabu, kugira ngo babone ubwo bwami bw'Imana. Kandi ikintu cyose mu bantu badukurikiye uzashaka kugeraho, hari ikiguzi bigusaba, hari igitambo bigusaba. Hari umutunzi Yesu yabwiye, umutunzi yabajije Yesu ngo nagirane, nakora iki ngo nzabone ubwami bw'Imana? Uko Yesu yamusubije, Yesu yaramubwiye ngo amategeko uko avuga ntubizi. Undi aramubwira ni yose ndarayubahirije. Aramubwira ni usigaje ikintu kimwe. Icyo asigaje rero ni iki? Ni cya kindi gisabwa kugira ngo iyo zahabu uyibone, ubwo butunzi, ubwo bugingo buhoraho ububone. Yaramubwiye ngo genda ugurisha ibyo ufite. Iri jambo yamubwiye ngo genda ugurisha ibyo ufite, ni nacyo kintu uyu muntu yakoze kugira ngo abone iyo zahabu iri mu butaka. Uyu muntu yaragiye agurisha ibyo afite n'ibyo atunze byose kugira ngo abone ino zahabu iri muri uyu murima. Dufite abantu banze kugurisha irari, ubuhehesi bwabo, ubusambanyi bafite, kwikinisha, amoko, ngo banze kubigurisha, ngo babigurishe kugira ngo babone uko babona iyi zahabu iri mu butaka ihishe, ariyo ubwami bw'Imana, igereranywa n'ubwami bw'Imana. Yesu rero aravuga ngo uyu muntu abonye ino zahabu iri mu butaka yagize umunezero udasanzwe. Mbibutse ko iyo twakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, hari umunezero tubona. Kandi uwo munezero tubona ntabwo ubushingiye ku biryo twariye, ntabwo ubushingiye kuri stock iri mu nzu, ntubushingiye kuko twabyaye cyangwa tutabyaye. No, nta nubwo ari n'umunezero ushingiye ku gashahara bongeje. No, umunezero tubona twakiriye Kristo, twakiriye ubutumwa bwiza, twakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, ni umunezero ushingiye ku kuba wizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ibyo byonyine birahagije kugira ngo Imana ikunezeze. Ibyo byonyine birahagije kugira ngo Imana iguhe amahoro yo mu mutima. Birahagije kugira ngo uryame usinzire utarishyura n'inzu. Birahagije kugira ngo uryame usinzire kandi ejo utazi niba uzarya. Birahagije kugira ngo uryame usinzire kandi no ku kazi wakavuyeho bakakwirukanyeho. Ni umunezero tubona kuko twahishuriwe iyo zahabu iri mu butaka no ibaze umuntu
inzara iriye kandi hari zahabu yavumbuye, uwo muntu iyo nzara hari ikintu yamutwara. Ubu ngubu uramutse uje hano n'urugero ugasanga ntibatetse n'urugero, ntacyo kurya gihari, ariko uryamanye zahabu, mu by'ukuri iyo nzara wayumva. Mu by'ukuri hari ikintu gikunze kugaragara ku bantu, iyo umuntu afite amafaranga buriya nta nubwo akunda kurya, ntago basombe, nanjye ntago nyatsombe nyafite. Iyo ufite amafaranga abantu benshi ntago bakunda kurya, ndetse uzumva n'abakubwira ngo njyewe nsigaye mbura umwanya wo kurya. Ariko ubura umwanya wo kurya gute? Impamvu uwo mwanya ubura nuko ari amafaranga ufite, ntago wabuze uwo mwanya kuko wabuze ibyo urya, ahubwo urabifite, hari ibindi urimo rero, hari ibindi urangariyemo ndetse bifite agaciro kurenza icyo gikorwa cyo kujya gute cyo kurya. Umuntu rero wavumbuye iyo zahabu ihishe mu butaka, ikintu kiba rero ni ikihe? Ikintu kiba nuko adaha agaciro, atita ku byo umwanzi ari kumukorera, nko kumwicisha inzara, nko kurenganwa, nko kubabazwa. Kubera iki? Biravuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Uko kumukiza muri byose harimo nuko bimugeraho ariko ntibigire icyo bimutwara. Umuriro ushobora kuwujyamo ariko Imana yavuze ko tutazashya. Amazi ushobora kuyajyamo, kuyanyuramo, ibigeragezo bimeze nk'amazi, ariko ntagutembane kuko hari ijambo Imana yavuze ku buzima bwawe. Intambara bashobora kukurwanya rwose bakaguhagurukira, ariko mu byo bavuga byose nta kintu na kimwe kigira icyo kiguhangabanyaho. Mu kazi bakurwanya, ariko nubwo bakurwanya rwose ntago ako kazi bazakakuvanamo kuko sibo bakagushyizemo. Birashoboka rwose, ibyo byose birashoboka. Noneho uyu muntu amaze kubona iyi zahabu yagize umunezero udasanzwe, ndetse agambirira mu mutima we kujya kugurisha ibyo afite byose kugira ngo namara kubigurisha aze agure wa murima urimo za zahabu. Noneho reka turebe, noneho twibaze, dusobanure ijambo ku rindi. Ese izi zahabu zihishwe mu murima kubera iki zari zihishwe mu murima? Kuki zitari ziri ahantu hagaragara? Igisubizo ni uko ikintu cyose cy'agaciro kirahishwa. Buriya abantu bazi ngo ijuru ngo buri muntu wese azarijyamo. Ukabonye, reka mbabwire, iri juru mwumva tuvuga rizajyamo mbarwa n'ikimenyimenyi. Iyo dusomye muri Matayo dusangamo ahantu Yesu ngo azafata bamwe akabashyira iburyo abandi akabashyira ibumoso. Noneho ngo abari ibumoso nizo hene, abari iburyo ni intama. Ngo ihene, ngabo ngabo Yesu yari yise ihene, bazamubwira bati kubera iki uri kutubona nk'ihene twari tuzi ko turi intama? Kubera iki tubona mu bantu bagiye kujya mu muriro ari tugiye kubanzamo? Yesu narangiza ababwire ngo ntago nigeze mbamenya. Bavuge bati se ko navugaga ari nkavuga dotaye, narangiza nkangiraho sayine nka n'icyo ukoze kandi bigasohora. Yesu avuga ati ubwo mwavugaga ibyo ingororano zanyu mwazibonye mukiri hano ku isi, kuko babakandiye akanyenyeri nyine, ntago mwavuze byose. Akanyenyeri mwarakabonye kuko n'ubundi mwavugaga nta batumye. Abandi bavuge bati se ko twirukananaga wa dayimoni. Ababwira ati ubwo mwabikoraga kugira ngo munezeze abantu, munashimwe n'abantu, si mwabikoraga mugamije kunyubahisha. Akenshi abantu basengera abantu babirukanamo abadayimoni, nibo bantu hakunze kugaragaramo cyane ivangirwa rikomeye cyane. Ubwo umuntu arakubwira ati iyi myuka n'izi mbaraga zigukurikirana biraterwa n'igitambo bagutambyemo inka ebyiri, wenda za miliyoni 2. Kugira ngo rero gikurweho birasaba ko utanga ibitambo 3 biza gukuraho ibyo bitambo bagutambye. Ubwo uratamba 3 kugira ngo ubikureho, ubwo ni miliyoni 3. Ukubera ukuntu babaye ufite agahinda, icyo kintu ukagikora rero kandi bikanakora. Rero umuntu yareba ngo birakoze, ngo birakora, ngo bya bintu ngo birakora. Kuba bikoze no kuba ari Imana yo mwijuru ikoresheje uwo muntu ni ibintu bibiri bitandukanye. Rero dufite abantu bazabwira Yesu bati ko twirukanye abadayimoni mu izina ryawe, ko twahanuye bigasohora, ko twaririmbaga amajwi meza, twuzuzaga arena, ibintu byabaga byakomeye turi ku isi. Kubera iki wadushyira mu muriro? Yesu ababwire ngo sinigeze mbamenya. Kubera iki?
iri juru hari abantu mutatekereza ko bazarijyamo muzasangamo. Iri juru hari abantu muzaburayo mwatekerezaga ko bagakwiye kuba bariyo. Kubera iki? Bari ku isi babiyerekaga nk'abantu bakijijwe bajya mu ijuru, kandi nyamara hari n'ibindi bakorera inyuma y'amarido tutazi. Ubu Imana ishyize ibintu byacu ahangaha ku karubanda, nibwo wamenya umuntu mugendana uwo ari we, nibwo wamenya umuntu muririmbana musengana uwo ari we, nibwo wamenya umuntu usanzwe wari uzi ko ari inshuti yawe, wamenya uwo ari we. Rero abantu dukwiye kumenya ko iri juru ni iry'agaciro, ndetse ibyo abantu batekereza ko bifite agaciro mu maso yabo, imbere y'Imana nta gaciro bifite. Paul yabyanditse neza, aravuga ngo kwitoza k'umubiri kugira umumaro muri bikeya, ngo ariko kwitoza k'umwuka kugira umumaro yaba muri buno buzima ndetse n'ubuzima bw'iteka ryose. Rero abantu uyu munsi wowe udukurikiye wari ukwiriye guha agaciro ibyo Imana iha agaciro. Yes, ibyo abantu baha agaciro ni ibifatika, ndetse abantu banatekereza yuko umukozi w'Imana ubundi akwiriye kuba yambaye ikote rya miliyoni 2, akwiriye kuba afite vewiti, akwiriye kuba ari umuntu nyine banatumira mu Bubiligi, Amerika, Canada na hose no mu Faransa, kuko niba adafite ubwo bukire batekereza ko wenda iyo Mana ye wenda yabidashoboye. Ariko birivuga iki? Biravuga ngo ntabwo ubugingo bw'umuntu bubarirwa mu bwinshi bw'ibintu atunze. Niba abantu barimo Imana mubarebera mu bifatika, ndagira ngo mbabwire ngo mwarayobye, nta nubwo mwahishuriwe ubutumwa bwiza. Si ukuvuga ko umuntu atagira n'ibifatika, no, ahubwo nashaka kubabwira ko n'abakorera Satani ahubwo nibo babiturusha, nibo bafite byinshi kandi bikomeye cyane. Bafite ama mega church yuzuyemo abantu, bafite indege zabo, umuntu akaba afite nk'indege 6. Nigeze kubona video y'umupastor umwe arimo aravuga ngo reba, ngo mfite utumodoka tungahe twonyine, ngo ndashaka kugura private jet, nanjye ngajya nyigendamo nk'abandi ba pastor muri Amerika. Noneho abakristo ngo kaci n'amashyi ngo ahita avuga ngo kandi nimwe muzayigura, ahita bakoma amashyi bariyamira, kandi koko bagomba kuyigura. Kandi nyamara harimo umukene ukigenda n'amaguru. Kandi Yesu yabwiye umukire ngo genda ugurisha ibyo ufite byose ubiha abakene. Noneho dufite abantu ahubwo aho kubigurisha barimo barabyongera. Ntago ari uko tuba tuvuze ngo kuba twatunga ntago tubirwanyije cyangwa ari bibi, ahubwo se wari uzi ko ibyo bintu utunze Imana yabiguhaye kugira ngo ubikoreshe mu nyungu z'Imana? Umuntu wenyine ubikoresha mu nyungu z'Imana bikagira umumaro itorero, ni nawe muntu uba uri kubika umugisha we aho inyenzi n'ingese bitagera. Mbibutse ko ikintu cyose dukora mu isi hari ingororano zacyo, hari ibihembo byacyo. Igihe kirageze kandi cyasohoye kugira ngo abantu bahabwe ingororano zihuye n'ibyo bakoze. Kandi umuntu wese washyizwe hano ku isi yahashyizwe kugira ngo ategure ubuzima tuzabamo nyuma y'urupfu. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Hari abantu babaho rero nk'abantu nibapfa bizarangira nta bundi buzima buzakomeza. Uko niko Satani ajya babeshya, bakibwira ko niba bapfuye ubuzima buzaba burangiye. Ariko wari uzi ko iyo dupfuye cyangwa se abantu bapfa tukajya kubashyingura tukabashyira mu mvi imibiri yayo ikabora, wari uzi ko ari bwo ubuzima buba butangiye? Kubera iki? Kubera yuko bari ku isi, ubuzima turimo hano ku isi, Bibiliya ivuga ngo uwabyawe n'umugabo n'umugore arama igihe gito, ndetse kitarenze imyaka 70 cyangwa 100, ngo kandi iyo myaka irenga ku hejuru ya 70 ngo bari imyaka y'umubabaro. Ni imyaka y'umubabaro, ni imyaka baba kujyana kuri toilette, ni imyaka bakunombera ibiryo nk'agahinja, ni imyaka wibagirwa ibintu ukibaza ni ukajya umwana yagusuhuza ngo hajya ngo witwa nde. Mbese ni imyaka uba uri kuribwa zaribaga imahandi, uri kubabara ahantu hose, ahantu wasitaye igufwa rikababara bigaruka ushaje, ibintu byose. Noneho iyo myaka igihe tumara hano ku isi ni igihe tumamara gitoya
ukurikije tubijyanye mu mupira w'amaguru kimeze nka entrenoma. Urabona abakinnyi b'umupira mbere yuko bakina match barabanza bakora imyitozo. Rero hano ku isi tuhaba turi nk'abantu bari mu myitozo, ndetse imyitozo dukora niyo igena niba tuzabaho mu ijuru tukabaho iteka ryose tubanye n'Imana, cyangwa niba tuzabaho ikuzimu tubanye na Satani muri Gehinomu, tugategereza gucirirwaho iteka tujya mu muriro utazima. Hari abantu bajya bihesha amahoro bakibwira ko hari ukuntu Imana izabigenza, ngo nta muntu utarakoze ibyaha, nta muntu utarakoze ibyaha, umuntu agatinyuka ngo umuntu w'intungane ngo nashyire ukuboko hejuru, ngo nta ntungane ba mu isi, nta mukiranutsi ba mu isi. Baragushuka. Abakiranutsi barahari. Bibiliya ivuga iki? Biravuga ngo niba urufatiro rusenyutse umukiranutsi azabeshwaho n'iki? None se umukiranutsi ko ntaho hari kuki bari kugaragaza ikizamubeshaho? Abakiranutsi barahari. Bibiliya ivuga ngo iyo ufite uwo mwana afite ubugingo, ngo kandi abari mu Kristo Yesu nateka bazajya gute? Bazacirwaho. Umuntu Imana yita umukiranutsi ni umuntu ibonaho amaraso y'umwana wayo, ni umuntu ibonaho umwuka wayo kari muri we, kandi umwuka wayo ntashobora kuba muri wowe uri umuntu wa kamere. Ntibishoboka. Kubera iki bidashoboka? Umuntu wa kamere aba afite umwami we ari we Satani. Umuntu wa kamere aba akiri imbata ya Satani. Umuntu wa kamere ibyo akora, ibyo atekereza byose bigenwa na Satani. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo iyo turi iwacu mu mubiri, iyo turi iwacu turi muri kamere, tuba turi abanzi b'Imana. Umutima wa kamere ngo ntushobora kunezeza Imana, ngo ahubwo ni umwanzi wayo. Kubera iki bari umwanzi wayo? Ububako haduye nyine. Nawe teke ububako haduye ni umutima wawe uri gukorana n'umwanzi. None se umwanzi w'umwanzi wawe naba ari umwanzi wawe nawe? Rero Bibiliya itwereka ko ubwami bw'Imana, ubugingo buhoraho, umuntu wahishuriwe yuko ubugingo buhoraho bufite agaciro nk'uko zahabu gafitiye isi, araburinda. Biravuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga, ngo kandi ngo nuhagaze ngo yirinde atagwa. Abantu kuba twarakijijwe ni kimwe, no kurinda icyo dufite kugira ngo hatagira uturiganya ikamba nabwo ni ikindi. Reka nkubwire, babwire ibanga, nta kintu na kimwe Satani atakora kugira ngo agushe umuntu Imana yahamagaye. Nta kintu na kimwe Satani atakora kugira ngo akugushe. N'uwo mukobwa wita mwiza wumva utagukwiriye, Satani yanamukuzanira kugira ngo umusambane, niba ari we watumugwa nawe yamuhagurutsa. Nako kazi wumva ko udakwiriye, niba kagutandukanya n'Imana bitewe nubwo kabagayemo amafaranga akomeye, Satani yakaguhereza kugira ngo agutandukanye nayo, ariko umugambi wayo awugereho. Niba kandi nabwo kuba minisitiri ari inzozi zawe n'urugero, ukaba wumva utabibona bitewe nuko nta mwene wanyu nta n'umuntu ukuzi, Imana wenda ikaba yabona byagutandukanya n'Imana, nabyo yabigukorera. Satani yabigukorera kugira ngo ubugingo bwawe bubone, kuko azi neza agaciro k'ubugingo buhoraho kutagahuza n'iby'abaminisitiri. Dufite abantu rero batanze impamvu, ukumva hari abagore, abadamu, impamvu ntakizwa, umugabo wanjye ntabikunda, nawe urabona ndamutse nyijijwe atabikunda nshobora kuba nasenya. Ukumva atangiye kuvuga ibyo. Hitamo umugabo wawe cyangwa se uhitemo Yesu. Yesu se yavuze ngo iki? Yesu yavuze ngo umuntu ukunda umugore we, umugabo we cyangwa umwana we kundenza, uwo ntakwiriye kuba uwanjye. None turi gutanga impamvu tudakurikira Yesu ngo ni umugabo, ngo ntabikunda. None turi gutanga impamvu tudakurikira Yesu ngo ako kazi ngo ubuse ngo nkora ngo akazi nkora ari bo banyishyurira kandi badakunda ibi bintu by'abakirisitu ngo ubuse banyirukanye. Umva, hitamo ako kazi kuko ni ingororano zawe urabuzibonye uri hano ku isi, nta kintu uzabaza Imana. Nujya kwishyuza Imana uyibwira ngo ariko nari umurokore nari narabatijwe, izakubwira ngo ntago nigeze nkumenya. Abo ni bose Yesu azashwishuriza. Abantu bagatanga impamvu bagaragaza yuko bisa nkaho ubugingo buhoraho nta gaciro bufite. Nyamara Satani wazi ko bufite agaciro
ku buryo ntacyo atagukorera, nta n'ikintu ataguha Satani kugira ngo agushyire hasi, akuriganye icyo nawe yariganijwe, akuriganye icyo nawe yabuze kuva kera. Ndumva nasubikira aho ngaho, ndumva nasoreza aho ngaho, ariko buri wese yitekerezeho, arebe ngo ibyo ndi guha agaciro ni iby'Imana iha agaciro. Uko mbona ibintu niko Imana ibibona. Nusanga ibyo uriho agaciro uyu munsi uri guha agaciro bidafite agaciro, uhindure ufate iby'Imana iha agaciro, aba ari byo uha agaciro kugira ngo ukore iby'Imana ishaka. Murakoze cyane. Reka ngushimire mu izina rya Yesu, ubwe nk'amahoro y'Imana akomeze kuba muri wowe. Tubwiye neza ko tugomba gufata ibidafite agaciro tukabihinduramo ibifite agaciro. Siko uvuze ibidafite agaciro twebwe tureke kubiha agaciro kuko ntago bifite agaciro. Duhe agaciro iby'Imana iha agaciro. Iby'Imana iha agaciro. Kandi mu by'Imana iha agaciro ni iby'ubugingo kuko bihoraho iteka. Ni iby'ubugingo kandi bihoraho iteka. Twibikireho rwose aho inyenzi zitagera. Turagushimiye kuba witabiriye ubutumire bwacu. Ni ukuri rwose Imana y'amahoro iguhe umugisha, kandi Imana y'amahoro ikomeze kwagure, kandi Imana ikongerere mu izina rya Yesu. Imana ihe amaboko yawe umugisha ibyo ukora byose. Amen. Urakoze cyane. Twagusaba kugira ngo usenge Imana, ukora watangiye usenga Imana usoza, utanga nimero zawe. Imana iguhe umugisha. Nimero zanjye ni 0782 51 85 52 0782 51 85 52. Amazina nitwa Shafi. Ufite ikibazo, inyunganizi cyangwa se igitekerezo, wampamagara nta kibazo tukavugana. Umuntu wese umpamagaye ndamwitaba, iri no kuri WhatsApp. Kadusenga Imana. Mana Data twese mwiza, turagushimiye kubwira ijambo. Yemerera umuntu wese wumvishe rino jambo, nshingiye ku ijambo ry'Imana rivuga ngo nk'uko imvura na shelegi bigwa bigatesa ubutaka, ngo niko ijambo ryawe ritazasubira ridakoze icyo rigomba gukora. Yemerera ijambo rikore mu mitima y'abadukurikire, bamenye ukuri, nibamara kukumenya kubabature, kandi ubabashishe gukora ibyo Imana ishaka, bahindure uburyo babonagamo ibintu, ibyo baha agaciro uyu munsi bidafite agaciro babitesha agaciro, ahubwo bahereza agaciro iby'Imana iha agaciro. Urakoze kuri Imana yumva gusenga, kandi uhumugisha umuntu wese wakurikiye kino kiganiro akagisoza mu izina rya Yesu. Amen.